Mbega inkuru ibabaje iteye ubwoba irababaje kubona umuntu w'umugabo agwa mu maguru y'umugore yaguye moda ariko mu maguru yaguyemo ntabwo ari ay'umugore we nta maguru y'umuturanyi umugore w'inshuti umugabo yari inshuti nawe ariko birangiye aguye mu maguru bari muri rogi duhamagare twumve uko inkuru imeze twumve imva n'imvano twumve uko bimeze ibintu ukuntu umeze ubu biriya bintu yagomeze kubihishira ko badasambana ariko kuba noneho bigaragaye hariya birababaje kandi birimo mbese birababaje ko muri umuntu yapfuye ariko hakazamo n'ibyishimo kuri njyewe kuko uriya mugore yaramakaniraga kandi n'abantu bakanyita umusazi ubu byagaragaye neza koko ko ari ukuri mbese umutima wawe ni hombi rwose kabisa uyu muryango wabuze n'ugiye ariko n'usigaye nawe ndi kumureba nkabona we ni ukuri yapfuye ariko kiriya gihano cyo kugira Imana imwerekane nari ngishaka badinjiye mbagezemo nsanga nk'umusaza atambaye nsanga n'uwo mudamu nuko bameze bose bakuye wasanze bambaye nk'uko nawe uturana n'umugore neza rwose naranamwagira n'isoni njyewe ni ukuvuga ngo nkinjiramo nkibabona nahise ndeba gutya ngira isoni wasanze bambaye uko bavutse neza cyane ari umugore wawe wishakiye mwase cyane n'isezerano nk'umugabo muri wowe njye mu mutima nahise mbwira uwo mugabo kubera nabonaga ari nawe waduhaye hariya nahise muhamagara mu izina ariko bizima uransaba imbabazi cyakoze nawe aravuga ngo mbabarira uze ngo we na Bizimana icyo gihe umusanga aryamanye n'umugore wawe bose bambaye uko bavutse wese umubwira ati Bizimana dukora iki yego ubwo arambwira ngo nimubabarire buri kako rero njye nabonye yarabitewe n'ifaranga yakurikiye ntabwo ari inzoga cyangwa ibiyobyabwenge urabona uyu mupapa waha ntabwo ari ukumunegura n'ibiki uyu mupapa arifashije no kugira ngo bakorane agakungu yari amukurikiyeho amafaranga njye sinaguhishe nta mafaranga yamuyobeshye yatumye banahuza kuko urebye igihagararo cy'uwo mudamu ukareba n'igihagararo cy'uyu musaza ntabwo bagombaga kuba bahura kabisa mbega inkuru y'incamugongo umugabo aguye mu matako y'umugore utaruwe ariko aba bantu ntabwo babizi koko ntabwo babisobanukiwe ko ibyo atari ibyabo yaranashaje sha buriya arihanyagura umukecuru aho uzari umukecuru ko nabonaga ari nk'inkumi ahubwira ati umusaza arihanyagura imbaraga zirinda aho zimushiramo ariko zirakora z'umurengera ariko abagabo mwamenye uko imbaraga zanyu zingana mukagenda uko imbaraga zanyu zingana mwagenze uko imbaraga zanyu zingana ibindi muri hanyagura mushaka iki mu Rwanda ni iki ko n'ubundi utahaze utanyurwa yurivuna barakubona nawe urwanyagura none wari unigeze kubona i Burundi igihugu cy'abaturanyi we noneho yakoze kunywa imiti irangira apfuye ngo aragira ngo yemeze mu nshuti ye uremeza ikora batajya bemera ni ukunyurwaho gato hinga aho ushoboye aho udashoboye hihorere ahantu muragenda muducika gake gake murashaka kwemeza muremeza nde ariko umugabo w'umunyamakuru wegeze kubivugaho aravuga ati ariko se ahantu hashobora kuba hava umwana esori
igihe ahantu ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu mugomba kubyitondamo basore bagabo, bishobora kuba harimo ibanga mutazi, hashobora kuba harimo ubwiru kirimbuzi, harimo urupfu. Urumva tugiye kumera nka kanyamaswa iyo gakoze imibonano kahita gapfa, murakazi. Iyo katayikoze gakomeza kwiberaho, ariko ingore ikaza yirwa igashaka umunsi ku wundi. Do research yo gushaka iyo nyamaswa uyibwire, ariko irahari. Ubwo impamvu baranza kubibabwira bagira ngo namwe muzamure IQ zanyu, ariko akanyamaswa karahari. Iyo kibeshye kakagira ibyo gakora finish kahita gapfa. Nawe rero zamura IQ, genda ugahiga ukareba. Ariko uyu mugabo wapfuye, nibyo koko umuryango urababaye, n'igihugu duhombye umuntu, ariko natwe dusigaye tugerageze tureke gukoresha imbaraga z'umurengera. Hariya ntabwo ari urugamba tuba turiho, nta gikombe tuba turi bucyure. Ariko umusaza arambabaje pe, arambabaje harimo, arambabaje pe. Uriya nawe aragiye. Mwebwe rero hari ikintu mugomba kumenya. Mugomba kumenya strategy, tekinike zikoreshwa mu rwego kugira ngo tuzisanga namwe mwaririmba urwo mubonye mwapfuye. Hano twaganiraga ku mugoroba, numva arimo kubimbwira, no buriya akabi gasekwa ni akeza pe. Ahangane nuko we ntari byo mba nibutse, wenda nkashiduka nasetse, mu mbabarire ko hari uwatuvuyemo. Ariko yambwiye ngo ikintu kirimo kwica urubyiruko, kiri kwica abasaza, kiri kwica ibikwerere, barimo barashaka gushimwa, kandi bagashimwa hariya, kandi bakibagiza ko ibibazo na stress bafite bitabemerera gukoresha izo mbaraga z'umurengera. Kuko iyo umeze neza, wakoze siporo, wariye neza, wanyoye neza, nta kibazo ufite cy'ubuzima, kiriya gikorwa kigenda neza nk'uko mwese mubyifuza. Ariko iyo ufite ibibazo, ufite stress, utabashije kwiyitaho, kiriya gikorwa ntabwo gishobora kugenda nk'uko mwese mubishaka. Biba bisa nk'aho ari amatsirisi. Umunota wo urumva biba ari ikigeragezo, kugira biba ari ibyishimo kugira ngo byibura nabashe no kuwubona. Ibyo bibazo rero bigatuma hari izindi mbaraga ukoresha, hari indi miti ukoresha kugira ngo ubashe kugeza ku byishimo by'uwo muri kumwe. Bigatuma rero amaraso agenda ku muvuduko atarasanzwe agenda, ugatuma agenda ku muvuduko atarasanzwe akoraho. Ugasanga rimwe na rimwe hari igihe ushobora no kwimwa, cyangwa ugasanga n'impyiko zigize ikibazo, ugasanga uragagaye kubera umutima no nk'ubu ukubita umeze utya. Umutima uhonda ugashiduka uguye, umuntu akarangira agapfa, bikarangira. Ariko ushatse umutuzo, ugashaka kwiyitaho, ibyo byose birakorwa hatabayeho iyo miti birirwa bababwira banamamaza namwe ubwanyu mujya kugura. Ntigende bakoraho, ugasanga muhuye. Abagabo rero ibi bintu tubihagarike, tubikureho. Nta rugamba turiho, nta gikombe. Zamura IQ yawe. Ndabakunda rero, mwari kumwe na Marika Africa TV. Tuzasubire, kandi mwirinda, kwirinda biruta kwivuza. Apana yamvuga ivuga ngo
aho gutinda mu ikorosi nzatinda mu bitaro, ahubwo iryo korosi urikatemo neza kugira ngo utazatinda mu bitaro. Inyuma y'ibitaro hari urupfu.